buri muntu wese muri ubu buzima aba yifuza kugera ku iterambere rye. Buri muntu wese yifuza gutera imbere, yifuza kugera aho ashaka kugera mu rugendo rutandukanye. Buri wese afite impembero, afite icyo ashaka kugeraho. Ese wari uzi ko hari ibintu bitagomba kuguca intege mu iterambere ryawe? Mu gitabo uyu mugabo yanditse Dore Carnerie, reka nabyo tuze tubirebe. Ibisanzwe ndi Niyonkuru Carine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Ariko kandi wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Reka turebere hamwe ibintu birenga 20 Dore Carnerie yavuze mu gitabo cye yanditse mu 1936. Ni umugabo w'umunyamerika. Iki gitabo cye cyitwa How to Win Friends and Influence People. Ikintu cya mbere yavuze kitagomba kuguca intege mu rugendo rw'iterambere ryawe, yavuze kuba udahita ukundwa n'abantu benshi. Kuba udahita ukundwa n'abantu benshi rwose ntibizaguca intege. Uyu munsi ukora ibintu ukabona nibiri gukundwa, ejo ugakora ibindi ukabona nibiri gukundwa. Dore ko yavuze ngo slowly by slowly is travel. Buhoro buhoro ni rwo rugendo. Rwose ntuzabone kuba ibintu byawe abantu batarimo kubikunda, kuba utarimo kubona abakiriya benshi muri business watangirije y'ubucuruzi, kuba abantu batarimo kureba ibintu byawe nk'umu content creator. Ibi bintu ntibizaguca intege. Nicyo kintu cya mbere yavuze ngo kuba abantu badakunda ibintu byawe rwose ntibizaguca intege. Ikintu cya kabiri yavuze kunanirwa. Kuba urimo kumva rwose unaniwe nabyo ntibizaguca intege, ahubwo wowe upushinge uvuge ngo ese nari mfite impembero yo kugeraho, nari mfite gukora iki uyu munsi, ejo nari mfite gukora iki, ejo bundi nari mfite gukora iki. Yaravuze ngo kunanirwa nabyo ntibizaguca intege, kubera ko iyo unanirwa ibintu ukabireka mu iterambere ry'ibyo washakaga gukora uba warangiye. Aha rero yaravuze ngo kunanirwa ntibizaguca intege. Ukunda kunanirwa ukavuga ngo uyu munsi ko ndeba nta bakiriya ndi kubona, iyi business natangije izagereho igera. Ese uko ndeba nta bantu barimo kureba ibintu byanjye, ko ndeba ntarimo kugera aho ushaka kugera, rwose kuba uri kunanirwa bitari rimwe cyangwa bitari kabiri ntibizaguca intege mu rugendo rw'iterambere ryawe, mu rugendo rw'ibintu ushaka kugeraho. Ikintu cya gatatu yaravuze ngo kunengwa cyangwa se criticism mu rurimi rw'Icyongereza. Kuba abantu barimo kukunenga, nturi gukora ibi, nturi kubigenza neza, ntabwo wakoze utya, oya ibiri gukora ni ibi, bikora gutya. Kuba abantu barimo kukunenga nabyo ntibizaguca intege, kuko yaravuze ngo kukunenga biri mu bintu bitazatuma ucika intege. Ushaka kuba wibaza ngo ese nanjye ko mu iterambere ry'ubuzima ibyo ndimo gukora, ibyo nshaka kugeraho, abantu bose aho ndimo kunyura bari kuntera amabuye, niko dukunda kuvuga. Barimo kumbwira ngo ese ngo wasaze, ese noneho ubu wabuze ikintu cyo gukora. Rwose kuba abantu barimo kukunenga ntibizabe mu bintu byatuma wumva ushaka kubireka, ntibizabe mu bintu byatuma ucika intege. Hanyuma ikintu cya kane yavuze, kuba nta muntu ugushima. Turabizi neza rwose mu buzima bwa buri munsi gushimwa ni byiza. Kuba wakora ikintu umuntu akakubwira wakoze neza, yego ukomerezaho. Noneho urimo guhura n'ikibazo cy'uko nta muntu n'umwe ugushima. Ugakora ariko wabuze n'umuntu ukubwira ngo ariko mujene ukora ibintu byiza, ariko mubyeyi, ariko mupapa, ariko mwana ukora ibintu byiza. Kuba rero nta muntu urimo kugushimira rwose, nawe muri iki gitabo yavuze ngo ntibizaguca intege. Kuba nta muntu ukubwira ngo ukora neza, ibi nabo iki nacyo kizabe kimwe mu bintu byaguca intege. Ikintu cya gatanu yavuze muri iki gitabo cye, yaravuze ngo ntukigereranye n'abandi. Ufite ibyo ushaka, ufite aho ushaka kugera, ufite uko watangiye ibintu byawe, ufite inzira nzitane wanyuzemo, ufite ibintu byinshi rwose bitandukanye. Ibyo nyuramo si byo unyuramo, ibyo runaka anyuramo si byo n'undi ari kunyuramo. Aha rero yaravuze ngo mu iterambere ry'ubuzima bwawe rwose ntukajye wigereranya n'abandi, kubera ko buri muntu wese afite inzira anyuramo kugira ngo agere ku iterambere rye. Business ye cyangwa projet ye, nimba afite projet yo gucuruza amata, ngewe nkaba ncuruza bakery, cyangwa se nkaba nkora imigati, cyangwa se nkaba ncuruza gaze, urumva ko turatandukanye. Rero muri iki gitabo cye yaravuze ngo ntukingereranye n'abandi.
kwigereranya n'abandi nabyo biri mu bintu rwose yagaragaje ko utagomba gukora mu iterambere ryawe cyangwa se kureberaho. Ntukite kuba abandi baguca intege, kuba abandi baguca intege rwose nukurikiza amabwire ukumva ibyo bakubwira ntabwo uzagera aho ushaka kugera. Ufite uko wapanze ibintu byawe, ufite uko ushaka kubikora. Ni urugero, ufite bizinesi y'ubuhinzi, uzi amafaranga watangije, uzi aho wakwiye inguzanyo se nimba warayikeneye, uzi bya bindi byose, uzi n'aho ushaka kugera. Rero kuba abantu barimo kuguca intege rwose ibi bintu ntuzabyiteho. Ntuzite ngo runaka yambwiye ngo ariko se ngo wagiye mu bintu by'ubuhinzi uzi neza iki kirere dufite uko kimeze. Abantu baguca intege bazaba benshi, abantu bakubwira ibintu byinshi bazaba benshi, ariko wowe ukita ku bantu baguca intege nabyo biri mu bintu yagaragaje muri iki gitabo. Ikindi cya 7 yavuze ni ugutinya kuvuga ibitekerezo byawe. Gutinya kuvuga ibitekerezo byawe, ukavuga ese ko mfite ijwi ribi nzawe mu content bivemo, ese koko ndi mugufiya nzatangira business igende neza, ese ko ntasa gutya nzakora. Oya, wowe kora ibikurimo, kora ibyo ushaka, kora ibyo ubona nyine ushaka ko byaguteza imbere, ushaka ko rwose uzagira aho ushaka kugera. Naho nuvuga ni witinya, ahangaha hazamo ikintu cyo kwitinya. Abantu benshi dukunda guhura n'ikibazo cyo kwitinya. Sinakora ibi, ndumva mfite ubwoba. Burya n'abandi batangiye bafite ubwoba kandi bageze aho bagomba kugera, bageze aho bifuzaga kugera. Aha rero ibitekerezo byawe biteza imbere mu cyo ushaka gukora, mu cyo urimo cyangwa se mu cyo wifuza gutangira. Yaba ari muri projet se, yaba ari muri business ushaka gutangira, yaba ari ishuri se ushaka gutangira, wowe uko wapanze, uko wiyumva bari kuba wowe nyine muri iryo terambere ryawe ry'ubuzima bwawe, kuko ni wowe rireba. Icya 8 yavuze no gukosa mu bintu. Twese turi abantu se, nta muntu udakosa. Gukosa rwose ni ibintu bibaho. Ibi rero kuba wakosheje, kuba wibeshye, hari ibyo utatunganyije nabi, ibi bintu ntibizaguca intege, kuko iyo urebye ubona ko nta muntu udakosa. Twese turi abantu. Rero kuba hajemo amakosa ukavuga uyu munsi nibeshye, uzi ko nacuruje ibintu byinshi, debit na credit ntago bingana. Habaye rero iryo kosa ryabaye ahubwo riguha isomo ry'uko ejo noneho uzabikora neza. Kuba wibeshye muri iki gitabo cye yavuze ko rwose bitagomba kuba bimwe mu mpamvu yaguca intege. Ntibikaguca intege ngo wibeshye, ntibikaguca intege ngo wakoze noneho ibintu nabi uko utari wabipanze, si we wa mbere bibayeho, ahubwo ikosa ry'uyu munsi riguhe isomo, ejo ntuzarisubire. Ikindi yavuze rero cya 9, kuba abantu batakumva. Tuzi abantu benshi batangiye ibintu, abantu rwose badashaka. Umuntu ni inshuti yawe cyangwa muraziranye ariko ntashaka no kukumva rwose. Uri mu content creator ariko umuntu ntashaka kuba yafungura link ngo arebe ibyo ukora, ntashaka kumenya ngo uyu muvandimwe wanjye byifashe biti. Oya, kuba abantu badashaka kumva ibyo ukora, bagukikije cyangwa se batagukikije, ibi nabyo yavuze ko biri mu bintu bitazaguca intege rwose. Ntibizaguca intege ku ibintu byawe utarimo kurebwa, ku ibintu byawe utarimo kumvwa, ku ibintu byawe nta bantu babirimo bashaka kuguteza imbere. Ibi nabyo ntibizaguce intege. Icya 10 yavuze cyangwa se yanditseho kwanga guhinduka. Iyo umuntu yiyubaka hari abakubona nabi, hari abakubona nabi, kise biri arimo gukora n'ibiki, ngo noneho ngo yatangiye business ngo yo gucuruza gaze, ngo buriya se ngarabona azabishobora, ngo noneho ngo yatangiye business y'ubuhinzi ngarabona se azabishobora. Burya ibyo bintu ntibizaguca intege mu iterambere ryawe, ahubwo wowe never give up. Komeza urugendo rwawe, uzagera aho ushaka kugera. Hanyuma rero ikintu cya 11 yanditse mu gitabo cye, yanditse kuba utaragera aho wifuza. Utaragera aho wifuza ntibizaguca intege rwose. Urifuza kugera ku bucuruzi bukomeye, urifuza kugera kuba wagura imodoka 5 cyangwa 2, urifuza kuba wagira ikibanza, urifuza kuba wagira inzu, urifuza kuba ibya bindi bya byifuzo byawe utarabigeraho. Ibi bintu ntibizaguca intege, kuko uko ukora uyu munsi n'ejo ugakora ntucike intege, nibwo uzagera kuri cya kindi wifuza. Rero ko warapanze ngo muri uyu mwaka wa 2026 uzarangira
nguze inzu nziza cyane ya miliyoni wenda 20, umwaka ukarangira utazigezeho. Ibi bintu kuba utaragera ku mpembero yawe yaravuze ngo ntibizaguca intege, ahubwo uzakomeze gukora. Hanyuma rero ikindi yavuze cya 12, guhura n'abantu batakwitayeho. Ese wari uzi ko mu byo umuntu akora hari igihe ahura n'abantu ukabona ntibashaka kumenya nimba hari cyangwa udahari wabaye ibidukikije? Ibi bintu rwose ntibizaguca intege. Ufite business ukora, uri mu kazi n'abandi bantu wenda runaka, ufite akazi kabiri cyangwa kamwe, hari ibyo ushaka gukora, hari ibyo ushaka kugeraho. Hari business watangiye wenda y'ubu agent, nabyo ubikorera aho ngaho. Ibi rero kuba abantu badashaka kumenya ibyo ukora cyangwa badashaka kumenya ibyo urimo, ibi bintu rwose ntibizaguca intege. Kuba bagukikije badashaka kumenya ibyo bintu byawe, nabyo yanditse muri iki gitabo avuga ngo ntibizabe impamvu yo kuba byaguca intege mu iterambere ry'ubuzima bwawe, mu iterambere ry'ibintu urimo kumva ushaka kugeraho. Icya 13 yaravuze ngo gutsindwa mu kugerageza gushimisha abantu. Ntugahore wumva ko ibintu ukora byashimisha buri wese. Ntugahore wumva ngo ibi nkora ndashaka ko buri muntu wese azajya abibona akabona ko ndi intangarugero. Oya, ntabwo ari byo. Ntuzavuge ngo iterambere ry'ubuzima bwawe cyangwa urugendo urimo ndashaka gushimisha abantu bose. Oya, gushimisha abantu bose baravuga ngo abantu ni nta munoza. Kuba rero urimo gukora ibintu ushaka gutera imbere. Ndimo ndacuruza amakara, ndashaka kugira amabranch atandukanye, ariko ntabwo muri iyo business uzashimisha abantu. Rero gushimisha abantu bose ntabwo ari cyo gisubizo, ahubwo icyambere ni ugukora ukagera aho ushaka kugera. Aha rero gushimisha abantu bose ntabwo biri mu bintu rwose. Kuba utarimo gushimisha abantu bose ntabwo biri mu bintu byatuma ucika intege mu iterambere ry'ubuzima bwawe, muri business watangiye cyangwa se mu bikorwa runaka urimo kugerageza gukora. 14 yavuze ngo guhura n'inzitizi nyinshi. Umunsi byanze, ejo byanze, ejo bundi byanze. Ibintu wabirekara, oya ntukabireke, kubera ko urimo guhura n'inzitizi na challenge nyinshi zitandukanye. Ntizaguca intege, ahubwo wowe uyu munsi watsinzwe. Failure is a part of success. Sibyo, gutsindwa ni kimwe mu gice cyo gutsinda. Nta muntu wageze ku bintu bya danje cyangwa ibintu bikaze atarabanje guhura n'imbogamizi. Kuba rero mu guhura na challenge nyinshi, ibintu bizaguca intege, ahubwo wowe komerezeho wicika intege ng'inzitizi cyangwa imbogamizi zabaye nyinshi. Ikindi abantu dukunda guhura nacyo yavuze muri iki gitabo cya How to Win Friends and Influence People, naragisomye ikintu ntitindaho, kiravuga ngo kuba ufite ubwoba ntibikaguca intege. Yaravuze ngo kuba ufite ubwoba si ikibazo, ahubwo gukomeza n'ubwoba ufite nibyo bifite agaciro. Gukomeza n'ubwoba ufite nibyo bifite agaciro. Ndumva ndi gutitira, ubuse nzashobora kuvugira imbere y'abantu, ubuse ndumva afite ubwoba. Ubwo bwoba ufite ukomezanye nibyo bifite agaciro. Ubwoba ntibukaguca intege mu iterambere cyangwa se mu bintu ushaka kugeraho, kuko ubwoba abantu benshi turabugira, ariko uvuze ngo ubwoba mfite ubwoba ariko mbireke, waba warangiye. Ahubwo gukomezanya ubwo bwoba nicyo gifite agaciro, kuko buzageraho bushire. 16 yaravuze ngo kuba abantu baguseka cyangwa bagusuzugura. Ndatekereza iki nta muntu utarahuye nacyo cyangwa nta muntu udahura nacyo. Abantu bakaguseka bakagukwera, ngeze biri ibintu yatangiye n'ibiki, se ni umusazi afite iki kibazo, mumwegere mumuganirize, iriya business arabona bivamo, ubu mukote atangiye ngo arimo ngo gukora ibiki kuri YouTube. Hoya, wicika intege ko abantu baguseka cyangwa bagusuzugura. Rwose abantu benshi ibyo batumva barabiseka, nta gihe uzabona bagushimye, ahubwo kuba abantu baguseka cyangwa bagusuzugura ntizaba impamvu yo kuba wacika intege mu byo urimo cyangwa mu byo ushaka kugeraho. Ikindi yanditse muri iki gitabo yaravuze ngo guhindura imico yawe ni intambwe y'iterambere, si intege nkeya. Bitewe n'uko ikirere urimo kukibona, aho wageze aho urimo gukorera, ushaka kuvuga uti nyamaze ubwo narifite uyu muco reka nguhindure, nkoresha uyu kubera iki, ndashaka kugera aho ushaka kugera. Rero yavuze ko guhindura imico yawe
si intege nke ahubwo nibigufasha kugera kuri rya terambere ryawe. Icya 18 yavuze gukora gahoro. Slowly by slowly is travel. Buhoro buhoro ni rwo rugendo, kubera ko tuzi ko abantu benshi dutangira tukiri bato, ugatangira business rwose ubona bigenda gake, ukavuga se ko uyu munsi nabonye umukiriya umwe, none ejo azaza, ejo hakaza babiri, ejo hakaza batatu, hanyuma noneho uka-expansion ukabona business yawe yatembere kubera ko byatangiye gake. Rero gukora gahoro cyangwa gutangira ubona ibintu bigenda gake rwose nabyo yaravuze ngo ntibizaguca intege, ahubwo bizaguha imbaraga, uvuge ngo slowly by slowly is travel. Buhoro buhoro ni rwo rugendo, nzagera aho ushaka kugera, nzagera ku mpembero zanjye. 19 yaravuze ngo kuba nta muntu ugufasha. Nawe se waba waratagiye ibintu ukabona rwose ubuze ubufasha, ukabona nta muntu n'umwe, ni wowe ubwawe urimo kwitangira ibintu, ni wowe urimo kubyisangamo, ni wowe. Ahangaha yaravuze ngo kuba nta muntu ugufasha ntibizaguca intege. Hari abantu benshi tuzi bagiye bagera ku iterambere ryabo ubwabo, ukamubaza uti se ko wageze kuri ibi ngibi waba warahuye n'umuntu wakumeneyemo? Bagati wongere reka nkubwize ukuri, natangije amafaranga 20,000 none nageze kuri miliyoni 100. Kuba rero nta muntu urimo kugufasha, wicika intege mu iterambere ryawe, wicika intege muri business urimo, wicika intege mu rugendo rw'ubuzima bwawe, kuko hari abantu benshi bagezeyo bafite ubuhamya bw'iterambere ryabo kandi baratangiye nta muntu ubafashije. 20, ingingo ya 20 ari nayo ya nyuma twaganiraho, kunanirwa kugenzura uko abandi bagutekerezaho. Ahangaha nabivuzeho rwose, niwita ku bantu ukavuga ngo ese ubu ngubu ngo ko yari yavuze ngo nimbigenza gutya bizagenda, burya wita ku bandi. Kunanirwa kugenzura uko abandi bagutekerezaho, ibi bintu ntibizaguca intege kubera ko ntushobora kugenzura ibyo abantu bagutekerezaho. Wowe ahubwo genzura ibyo ugira gute, ibyo ukora muri iryo terambere, ibyo ukora mu byo ushaka kugeraho, cyangwa se ibyo ukora muri business, ibyo ukora wowe igenzura ubwawe, uvuge ngo ibyo nkora harya ngeze he, natangiriye he, ngeze he, birimo kugenda gute. Wowe ita ku byawe rwose, ntibizaguca intege ngo ni uko utitaye ku marangamutima y'abandi cyangwa y'iby'abandi bavuze. Twareberaga hamwe nyine ibintu rwose bitagomba kuguca intege, utagomba kubakiraho, ahubwo ugomba gukora mu iterambere ryawe rya buri munsi, hanyuma noneho ugakomeza ukagera ku cyo ushaka kwifuza, utitaye kuri ibi bintu twavuze birenga 20 twasanze mu gitabo cyitwa How to Win Friends and Influence People. Wakoze kandi gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Ndi niyo nkuru Carine, naho iyi niyo nkuru media, ariko kandi nyine wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye tubana nawe mu biganiro byacu bya buri munsi. Icyo mpora mbifuza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri niyo nkuru media. Ese waba ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, byandika hano muri comment section maze tuzagaruke tubivugaho mu magambo arambuye.